nejejwe n'Imana kino gitondo kiducira inzira kugira ngo tuze guterana. Yari ijoro rigoye, yari imvura nyinshi cyane, abayumvise imvura nyinshi, ariko isaha zigeze zo kubyuka icisha make. Imbaraga z'Imana zatumye dutambuka birebire. Imana ihimbazwe. Reka twihuse dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi. Turasoma Zaburi igice cy'105 ku murongo wa mbere. Zaburi y'105 dusome umurongo wa mbere. Numva mwahageze, reka dusome. Haravuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Amen. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Imana ishimwe. Uyu munsi iri ryo jambo ry'Imana tugiye kuganira ryo gushima Imana. Imbaraga z'Imana twarazibonye. Iyo wabonye imbaraga z'Imana urashima. Haleluya! Iyo wabonye imbaraga, ubundi hari ibintu umuntu avuga kumva ntari kubihura imbere. Ese koko warazibonye? Warazibonye? Hari ukuntu bivuga nk'abantu urabyorohera, ariko iyo wazibonye hari imbaraga uriha. Imana ishimwe. Gushima rero nibyo byatuzinduye muri kino gitondo. Gushima hano ngo nimushime. Nimushime biva ku nshinga gushima. Kandi gushima nasanze ntabwo ari ibintu byiza. Burya hashimwa umuntu wakoze neza. Ntitubiziranye hose. Burya ntabwo ushobora kuza ngo mubwire ngo wakoze ntacyo wakoze. Gushimira bitewe n'impamvu. Haleluya. Hashimwa umuntu wakoze neza. Icyo twese turacyegeranya. Ikindi gushima biza nyuma yo gukora. Nk'ubu tujya twakira ubutumwa bugufi cyangwa tukakira n'ubundi butumwa butandukanye. Nk'ubu muri kino gitondo ngize umugisha ko mwese mwamuha ubutumwa, mushobora kumbwira ati waranze wagize utari kohereza ko kwakira ubutumwa ubwira ngo ushimire ntawabona kuko ntacyo naba nakoze. Siko bimeze. Ariko iyo ngize icyo nkora ndashima. Imana itugirire neza. Ikindi gushima biva mu mutima. Uzumve iyo umuntu yakugiriye neza cyangwa Imana, iyo wabonye imbaraga z'Imana ubyiyumvamo. Hari ibintu ushima wumva atari ku munwa gusa. Hari n'ukuntu ushima umuntu ukabivana ku munwa ariko bitari ku mutima. Tubiziranyeho. Ukababwira umuntu ngo ukabona yakoze nabi ariko ntubimubwire kuko umuzi nkamubwira ngo wakoze kandi wavugaye mu mutima. Tubiziranye bose. Ukabambwira ati wakoze kandi ntabwo ushima. Ariko nanone iyo yakoze neza kugira ngo ujye kubivuga birakuzura. Haleluya! Birakuzura ukumva bikuvuye mu mutima bikajya mu bwenge ukavuga ati se ibi bintu ndabivuga nti ko numva nuzuye ishimwe. Noneho abantu b'iki gihe bafite ukuntu babivuga neza akabanga amashimwe ngo yamurushije imbaraga. Iryo jambo se bikurira wishimye ngo ryamurushije imbaraga, se biba byagenze bite? Hari ikintu bawumva, hari ukuntu Imana iba yagukoreye ikintu cy'imbaraga ukavuga ati Uwiteka yankoreye iki. Haleluya. Rero nagira ngo mbabwire ngo gushima biva n'imvamutima. Aha rero ijambo ry'Imana avuga ngo nimushime Uwiteka. Mumushime mufite impamvu. Umushime ubyiyumvamo. Hari ukuntu ujya gushima ukumva usheshe n'urumeze kubera ibintu yagukoreye. Imbaraga z'Imana niba warazibonye ukavuga ati ikintu Imana ikoreye ndakivuga nti kumva byakunaniye. Ikindi gushima, mu gitondo umuyobozi yahamagaye abantu bashima. Imana ibamugisha abashima. Ariko nk'ubu dushobora twebwe twubatse uyu munsi ngiye ntabwo ari umunsi wanjye wo gushima, nanjye nzagira umunsi
mfite igihe cyanjye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo dukwiye gushima Imana twese buri munsi, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mwishime, ngo mwishime iteka, ngo nongeye kubivuga ngo mwishime. Gushima ntabwo ari iby'abantu basubijwe, uvuga ati wenda hari ukuntu tujya tunasenga baba ngo Mana nubikora nzagushima. Ukwiye gushima n'uwo munsi ntarabikora, hari ibindi yakoze. Haleluya! Hari ukuntu umuntu yiha poze yo gushima. Mu mashine nta poze ibamo, mu mashine nta kiruhuko gihari. Gushima ntubashobora kwatereka dutanga amashine ukaba wavuga ati, ukaba ufite umuntu wahita ushyira imbere ukavuga ati niba ukwiye gushima kuko muzi ibintu hirya havuba Imana iheruka kumukorera, mukumva niwe mushyize imbere, kandi nawe hari iby'imbaraga Imana yagukoreye. Imana ishimwe, nawe ukwiye gushima. Gushima ntidukwiye gushyiraho ngo habanze, ahubwo dukwiye gushima buri munsi. Imana itugirire neza. Iri jambo ry'Imana rikongera kuvuga ngo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Kwamamaza murabizi, MTN ijya yamamaza ikavuga ngo ntimubyihererane. Kwamamaza no kutabyihererana ni ukubivuga, ntabwo ari uguceceka, ni ukuzamuka tubwira iby'imbaraga Imana yakoze. Nk'uko perezida bigenje muri kino gitondo arabyamamaje, atubwira iby'imbaraga Imana yakoze muri korali ikabaha ibyuma, arabyamamaje. Noneho dusigaye tunagira n'amasitati yacu ya telefone ajya yamamaza, ugasanga umuntu ari kwamamaza amakanzu acuruza, ari kwamamaza ibyuma acuruza, ari kwamamaza. Ariko iki gitondo ijambo ry'Imana riratubwira ngo twamamaze, tubyamamaze, tubivuge, kuko iyo tubivuze bituma hari abandi bizera. Haleluya! Hari abandi bongererwa kwizera, bakongera bati Imana harya iracyakiza. N'umuntu bashobora kuba bagiye kumuha transfer yo kujya Kibagabaga, Imana ikaba yamusezerera. Imana ihimbazwe. Mureke tubivuge iby'Imana yakoze, ntutinye kuvuga ngo baraguseka, ahubwo uhagarare mu ijambo ry'Imana uvuge ngo nzamamaza imirimo Imana yakoze, kugira ngo abanyamibabaro babyumve bishime. Imana itugirire neza. Iri jambo rero twahawe iki gitondo ni ryiza. Gushima birakwiye. Tugiye kurebera hamwe amabanga 5 atuma twahorana amashimwe. Tugiye kurebera hamwe amabanga 5 atuma twahorana amashimwe. Byagenda bite kugira ngo duhorane amashimwe? Byagenda bite kugira ngo tutarindira ya kondisiyo twashyizeho ngo Mana n'ubigenza gutya niho nzakora ibi? Oya, ese ni irihe banga twakoresha kugira ngo duhorane amashimwe buri munsi? Kugira ngo nibavuga ngo se niba nje gusenga se nanjye hari ishimwe mfite, ntimwumve ko uyu munsi ari uwo gusaba ndasaba iki cyumweru cyose igihe cyo gushima ntikiragera. Oya, ijambo ry'Imana ngo mwishime iteka. Ntabwo dufite umunsi wo gusiba gushima Imana. Aya mabanga 5 rero tugiye kuganiraho. Irya mbere riravuga ngo kudaha agaciro ibyo bikunyuramo. Iryo ni ryo banga rya mbere ryo kugira ngo uhorane amashimwe. Kudaha agaciro ibyo uri kunyuramo. Icyo turi kucyumva ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo tunyuramo ari byo bidutwara amashimwe. Ntabwo ibibazo ndimo cyangwa ibigeragezo mfite ari byo bintwara amashimwe, ahubwo ibyo nemereye cyangwa nahaye umwanya wa mbere nibyo bintwara amashimwe. Ntabwo ibyo nyuramo ari byo bintwara amashimwe. Uburwayi, ubukene, gupfusha ntabwo ari byo bintwara amashimwe, ahubwo iyo mbihaye umwanya wa mbere kugira ngo biyobore nibyo bitwara amashimwe yanjye. Reka dusabe umuntu adusomere mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 8 umurongo wa 2 kugeza ku wa 2, kugira ngo turebe uburyo ibintu umuntu anyuramo atari byo bitwara amashimwe. Nubwo n'abandi kunyura mu bigeragezo ariko ngumana ishimwe ry'Imana, nubwo n'abandi guhura n'ibibazo ngumana ishimwe.
igice cya 8 umurongo wa mbere ugeze ku wa 2. Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye amakuru y'ibitero by'i Makedoniya. Ngo bakigeragezwa n'amakuba menshi, urumva bari bari mu bigeragezo. Mu munezero bagize umunezero mwinshi. Ni gute waba uri mu makuba menshi ukagira umunezero mwinshi? Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Birashoboka. Murabona ko bishoboka? Ntibyashobotse? Haleluya! Byarashobotse. Iyo bangana nagira ngo mbabwire ngo bakigeragezwa n'amakuba menshi bagize umunezero ngo mu Kirundi niho bavuga ngo umunezero wabo kabura rugero. Ikinyo cyabuze urugero kiba cyarenze cyane. Bivuga ngo no mu bibazo no mu bigeragezo ushobora kugira umunezero. Murumva ko ibyo banga bishoboka. Tugendeye twifashishije ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibanga rya mbere tubonye ko no mu byo tunyuramo atari byo bidutwara amashimwe, ahubwo icyo twemereye ko kituyobora icyo kidutwara amashimwe. Niduha umwanya umubabaro cyangwa agahinda, ubwoba, gucika intege, umutima wawe uzaba ari byo wuzura. Nuba ari byo umwanya ukaba ari byo umwanya wa mbere, umutima wawe ni byo uzuzura. Ariko nuha umwanya iby'imbaraga Imana yakoze ukaba ari byo ureba cyane, uzuzura amashimwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Niduha umwanya iby'imbaraga Imana yakoze tuzuzura amashimwe. Iryo ni ibanga rya mbere. Bivuga ngo kudaha agaciro ibyo nyuramo. Urugero, Pawulo na Sila nibo bari mu nzu y'imbohe, ntabwo bahaye agaciro. Kandi birahari se cyangwa ntabihari? Ntibihari se? Bari byo utindaho. Nubitindaho urabona ishimwe. Buri munsi uzajya ubona ishimwe. Nta konje uzabona. Wewe wirebe bitarakoreka, irebere ibyakoretse. Imana itugirire neza. Ibanga rya gatatu riratubwira ngo kwizera ibyo Imana yakuvuzeho cyangwa kwizera amasezerano y'Imana. Dufite amasezerano twese tugendeye mu byanditswe byera. Yaba abaririmbyi hari amasezerano batubwiye ngo nunyura mu gikombe cyitwa Baka, iryo ni isezerano. Dufite n'amasezerano menshi cyane twahawe. Niwizera ibyo Imana yakubwiye bizatugumana amashimwe. Ibyo tubifashwa n'ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 12. Naho hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo tunezerwe twiringiye ibizaba. No mu gihe bitaraba ugomba kunezerwa ukagira ishimwe, ntubure ishimwe, ukanezerwa wiringiye iki? Ibizaba. Ukavuga ati nubwo uyu munsi bitameze gutya ariko niringiye Imana izajya, kuko umwami Imana izantabara. Icyo gituma nawe urumva aho ngaho uragira gute? Urabona ishimwe, ntabwo uri bubure ishimwe. Kunezerwa wizeye ibizaba. No mu gihe utarabibona tangira unezerwe, tangira wishime, kuko umuntu unezerewe agira gute? Aba yishimye. Umuntu unezerewe afite ishimwe. Nezerwa wiringiye ibizagera gute? Ibizaba. Aho ngaho ntabwo ndi bubishime yewe. Nubwo uyu munsi bitarakoreka, ndaza njye nifitiye amashimwe, kuko hari ikintu Imana yavuzeho. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ikintu Imana yavuzeho no mu gihe kitaraza. Ndizeye kandi ndanezerewe kuko ndabyizeye, kuko iyo avuze ntabwo ibeshya. Ni inyangamugayo. Ngirira iki? Ijambo ryayo. Ikarinda n'uwo yabivuzeho. Ntabwo nzapfa, nzarama.
ubwo ibyo biratuma muri shimwe ndaba ndifite. Haleluya. Iryo ni ibanga rya kangahe? Rya gatatu. Tugiye kureba ibanga rya kane. Ibanga rya kane rizatuma uhorana amashimwe ni ukunyurwa. Haleluya. Kunyurwa bituma umuntu ahorana amashimwe. Kunyurwa cyangwa kutagaya. Burya umuntu utanyurwa ntabwo abona ishimwe. Umuntu ugaya nta shimwe abona. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abana b'Imana. Siko turi se? Ni nako turi. Kandi umwana burya afite ADN za se. Ntabwo zifite? Dufate nkawe uramutse uhaye umuntu ikintu nakimwa kandi wakimwa ukabona ntiyagushimiye, ubifata uti? Si umwibaza bakati se yabishimye yabigaye, mbese nawe ubyibazaho. Ese muribaza ko Imana niba turi abana b'Imana dufite iyo ADN yo gutekereza ku muntu niba nta kintu yakoze, ese Imana yo ntabwo ibitekereza? Iyo ibona hari ikintu yakoze ikabona nabyibone, iyo ntabwo ibitekereza nayo irabitekereza. Urangati se yakanzu namuguriye yayigaye, ese byabe ariko hari n'igihe umwaka nabigaye akavuga ngo si ubu kamaye igitenge cy'ibihumbi 20 kandi afite ubushobozi bw'ibihumbi 100 ugasanga yabigaye. Ati ubundi yabe cy'ibihumbi 100 ubwo yagize gute? Yabigaye. Kubera kugaye ntari bugushima, cyangwa se mubwiyoherereje ka message ukazana nyenyeri ukamuha amabitano, ariko ubundi yabe ibihumbi 10 habe no nibo bise nk'abantu ko bitubaho bose yayohereza 10 bitanabaye ngarabona babyaha biti goye bagiye ku isoko yabihaha biti, ugasanga kubera kutamizwe n'ashimwe ugire gute ntabibona. Ntabwo uri bwohereze message mubwire ngo urakoze, hariyo wakohereza. Ubwo rero kunyurwa iyo umuntu anyuzwe abona ishimwe. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ngari kwinyoni n'uburabyo bubigisha ku munsi ukwiriye. Noneho hano nahise mbona n'irindi somo hano ryo kunyurwa. Turi Abanyarwanda, hari umugani twese tuzi w'umwana w'ingayi. Umugani ndumva muwuzi w'umwana w'ingayi. Wenda n'ababaye mu biturage mwajyaga mubibona kera umwana wagaye yabaga ameze. Reka tuwibukiraneho. Umwana w'ingayi nubwo yarya byinshi bwahe ntabwo ashyira uturaso ku buriri. Ndabeshya? Umwana w'ingayi nubwo yarya byinshi bwahe ntabwo ashyira uturaso ku buriri. Aha, reka tubizane mu ijambo ry'Imana. Hari igihe Imana igukorera ibintu bikomeye bakakuririmbira ugasenga ukumva indirimbo ukumva abashyitsi benshi bagatambuka mu gitondo na nimugoroba bariho barakugaburira, ariko kubera uringaye nta nubwo uri bukire uturaso ku mubiri, usange mubona ishimwe, ugasanga uhora buri gihe unanutse mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza. Uwo mwana w'ingayi rero nubwo yakumva ijambo ry'Imana, hano rirahari mu gitondo na saa 5 mu kanya bari buze mu bukwe aho basoma ijambo ry'Imana, aho ari buze na nimugoroba naho barasoma, kuko ntabwo araba hari, ariko ugasanga nta kintu turaso ku mubiri kuko ahora agaya agati Mana warandebye, Mana warandetse, Mana mbese ntabwo ashyira uturaso ku mubiri. Aho turabyumvikanaho. Ikindi urangana w'ingayi ikintu kimuranga, iyo abonye abandi bana barya abagirira ishyari, akeka ko aribo batuma ahabwa ibyo yita bike. Umwana w'ingayi agira ishyari, abona rero nzimbizo mbese nari murabizi niba ari kwape cyangwa ari mwari muturanye nabo murabizi ko ryabaga rimeze. Umwana w'ingayi agira ishyari, akaba yumva ko aribo batumye ahabwa iki bike. Akavuga ati uriya kera hari umuntu twasenganaga tukiri abanyeshuri, twabaga turimo amasengesho nijoro saa 9 zagera, hari ukuntu abantu bagera kubona batangiye gusinzira, watangira gusinzira ukumva ahagurukira isengesho ati Mana Josephine nasinzire, uba afite diplome njyewe nta kintu wampaye,
akabagiye kwitwa François nawe yisinziriye bafite umugore mbese akagenda avuga umuntu wese ikintu Imana yamuhaye ngo yengo bone bisinziriye mbese akagenda ahera ku kintu ikintu Imana yagize gute yamukoreye ariko rero Imana ngo ngiye gushaka ngo ngiye ntacyo wambaye kuko ntacyo yamuhaye n'umwuka wo kugira gute wo kugaya. Uyu mwana w'ingayi hari ikindi kintu kijya kimubaho. Umwana ibiryo agaya hari igihe babimwambura ntimubizi barabimwambura bakagira gute bakabiha abandi bakanamukubita inkonji se nimuzizi bakamukubita n'inkonji aha barabimwambura bakabiha abandi. Mu buryo bw'umwuka rero ibimugaya hari igihe Imana yari kwamurika ibintu wabishimira Imana, hari igihe yari undi wabona ishimwe niba udafite igare ariko ufite amaguru. Haleluya, ufite amaguru wizanye ugejeje hano. Niba udafite inzu yawe ariko ufite ayo gukodesha. Haleluya, Imana ishimwe. Ntabwo twabura ishimwe tubishatse, ntabwo twariho. Ngenda aruzuye nawe aruzuye njye ntabwo wakoze ishinga nashatse sinshobora guteze nubwo naburaye sinzi hari umuvuga utima n'ubise ngo nubwo naburaye ariko ibisorori birahari. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo bizaza. Haleluya, ni ikimenyetso. Nubwo nta cyayi nta mata afite ubuze ariko amatasi arahari. Nose mu matasi amaze iki nuko Imana hari ikindi izashyira itanizero mwizero. Imana ishimwe. Uyu mwana w'ingayi rero hari igihe babimwambura disi bakabiha abandi akaba nka wa mugani waba abantu bahawe amatarano muri buko umuntu bahaye itarano imwe yarayigaye arayitaba arangije uwayimwaje arayimwambura ayihereza ufite zingahe 10 nibo yayihaye kubera kugaya. Bitubere isomo dushimye ikintu cyose ufite ushimye kimva kuburisha. Haleluya, iyo ni isomo mu ibanga rya kane. Imana iri kuri ikindi twirinde ijambo ryitwa abandi. Mwirinde abandi n'abandi ni abandi nyine nawe uri wowe. Ikindi iyo wita Imana iri gusumba buri gihe nta shimo ubona, buri gihe ugereranya iri gusumba nta shimo ushobora kubona. Ese wagiye wita Imana iri gusumba wowe kandi nawe urabifite uko nawe hari abantu bifuza kubera nkawe. Uzi ko hari abantu bifuza kugira muri no koranya yote ati Imana njye naciye ngo bigere ati se Imana buriya bazinduka gute ngo bikemera ukabona gufitiye nk'ifu y'ukuntu uzinduka bikemera. Umujene uri hano akakugirira ishyaka atari kumana kuko ikibazo abajene bazinduka baririmba. Haleluya, Imana rero idushoboze kugira amashimwe buri munsi. Ibanga rya gatanu naryo ryane kugira ngo naryo tubivuge biravuga ngo amashimwe atuma duhorana n'Imana mu busabane. Iyo ushima uri gusabana n'Imana. Ikindi iyo uri gushima ukamenya igikurikiraho. Kudashima bica connection y'ijuru. Iyo udashima uri guca connection yawe n'ijuru ntabwo kuri guhura. Twavuze muri bafite ADN y'Imana. Iyo umuntu ahora kwigirira neza ntushime nuko uri guca umubano nawe, siko bimeze se. Ariko iyo umushima, iyo wamushimiye wamukomezanije. Amashimwe atuma duhorana n'Imana mu busabane kuko uhora muri kumwe. Burya bajya bamwita shima ntiyongerwa kandi umuzungu namwe gushima biranezeza. Uyu umuntu agushimye birakunezeza, si byiza? Haleluya, turi kumwe. Haleluya, gushima biranezeza. Uzugize ubishobora no gushima ngo wakoze kandi akubwiza ukuri apana ugushishirika wumva unezerewe. Ariko uzi gutuma umuntu abona ishimwe ubugize ikintu kigugize umugisha.
reka turebe abarembye 10 Yesu yakijije 9 baragiye. Ikindi agarutse Yesu yaramumenye kurusha, ahita amenya ko ari umunyamahanga, kandi ababwiye abateye ajya gusamariya ahita anabimenya. Hari ukunda kumenya kurushaho iyo bagarutse gushima. Arangije ahita amukiza n'ibyaha kubera ko yagarutse. Imana itugirire neza. Ikindi, iyo waje gushima Imana ikomeza ikora. Haleluya! Imana ikomeza igira gute? Ikora. Ikomeza ikaba tuyumva uwahaya wowe. Imana itugirire neza. Aravuga ati uwahaya wowe. Aya niyo mabanga 5 ashaka kuyambwira kugira ngo tujye duhorana amashimwe no mu gihe turi mu bibazo. Hari na toro di Makedoniya ngo nubwo bari mu makuba menshi, ngo n'ubukene bwinshi, ngo barafite umunezero bakabura rugero. Ukaba wibaza ati se umunezero wavaga ku ki? Ntabwo wavaga ku bwinshi bw'ibyo batunze, ahubwo wavaga ku Mana. Ikindi, gushima Imana ni ibanga rikomeye. Gushima Imana ni nkako mbese ni nko mu bwihisho, ni comfort. Ubu wihishe mbese ni ahantu Imana iba yakwihishiye Satani atagera. Ubundi Satani ashaka ko tutabona amashimwe, aho urabona tubona ko twaremeye imyaka maze nzinduka mu gitondo ntibiremera, ariko uracyaza. Iryo ni ishimwe k'uburiro n'igishoro. Imana itugirire neza. Imana ikwiye gushima igihe cyose. Haleluya! Turabyemeranya. Imana ikwiye gushima igihe cyose, cyangwa hari ejo nashimye ejo tubone koje? Ni igihe cyose. Ubu wese avuga ati shima, wawe urishima? Nta shimwe wawe. Imana ikwiye gushima igihe cyose. Soza. Ese ufite amashimwe? Arahari? Usanzwe ufite amashimwe? Oya, ni mumfashe ndavuze ngo amashimwe ni imbamutima. Amashimwe ntabwo ari ku munwa. Ese hari ibintu by'imbaraga. Ikindi, Zaburi 136 yaravuze ngo nimushime yaremye inyenyeri mu kwezi. Niba wowe nta nishimwe rirabi wawe, washimye iby'imbaraga Imana yakoze? Ntibihari se? Ngo nimushime yaciye inyanja itukura mu kabiri. Ngo nimushime yakubise abanyegiputa. Nimushime. Ikindi nanone nari ngiye kugenda nababwira, shobora kuba iwanjye mu rugo nta shimwe rihari, ariko hirya hari ahantu Imana yakoze iki? Kwa Mukamara Imana yakoze iki? Haleluya! Ugasanga kwa Mukamara yaramaze imyaka 20 afite ikigeragezo cyo kutagira umwana. Yewe mwumva ishimwe riranyuzuye. Uwo munsi rifite ishimwe yewe. Imana yabahaye itaje. Ese ufite ishimwe? Haleluya! Hirya ishimwe rirahari. Ibyo nabyo ngiye kurigira ibyanjye. Rirahari. Hirya hangaha Imana yaguhaye imodoka ifite imyanya 4. Uzacamo uzampa lift. Itondo ngino mvura nyinshi uzampamagara se wabonye wabyutse ngucemo. Ubwo ndabishimye. Nta shimwe ndibure. Ngo ni gushimye. Noneho dufate hirya hawe ndabashimira yahabuze. Igihe noneho kera iby'imbaraga Imana yakoze. Iby'imbaraga utugata Imana kuba yaratanze Yesu umwana wayo w'ikinege. Icyo kintu ni icy'imbaraga. Bati Imana ndagushimye ko waduhaye Yesu. Haleluya! Ikuzuye bati waduhaye Yesu. None wongeye gushima Yesu ati wararenga. Ikindi kandi yararebaga bikaba. Yesu n'ubweje n'isi ntabwo yari n'Imana. Yavuga ati mwese babure, yari bubabure. Yaravuze ngo ntiyabumbuye n'akanwa ke ngamera nk'umwana w'intama ngo bajyana kubaga. Haleluya! Aho ndabishimye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yaracecetse kuko iyo avuga byari kuba. Yari umusiyere kubacika se. Yarabacitse. Iyo abishaka n'ibindi yari kubikora. Ariko ese ntakwiye gushima? Icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya! Haleluya!
ifite ubujyakuzimu burebure, yamara ikajya izamura n'ubutaka, wumva ibyimba izamura n'ubutaka, abantu bahita. Haleluya. Ikakora yahise yakora n'umuhanda. Ibyo bintu biroroshye, ni iby'imbaraga. Ikindi ngo bari kugenda nijoro ngo nta n'imbwa yabamokeye kandi zari zihari zizamuka. Ibyo bintu ni ibintu biri biciriritse, cyaciriritse. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva rero acikinagera mu mabwiriza ngo wishime. Ubwo wishime wowe, ushime hirya ha, nuribura hirya ha, urebe imbaraga yakoze, nuribura ushime ku rwego rw'igihugu, ushime imbaraga Imana yakoze ku gihugu n'ahandi no kwitorera. Ese usanze wasaba imbabazi Imana utashimye? Yego. Noneho ntabwo uteseye. Turasaba turigiye kumushyumba kugira ngo adufashe, adusengere, adusabire Imana imbabazi aho tutashimye, aho twashyizemo konje, aho twashyizemo tuzi kuba ngo dutegereje kuzashima, kandi tugomba gushima buri munsi. Ikindi namara kudusaba imbabazi dushime, kuko dusanze amashimwe ntacyo. Imana idufatishe. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, dushimiye ko waduhaye uburyo bwo kongera guhura gutya kugira ngo twongere twibukiranye mu ijambo ryawe. Yego tumaranye iki cyumweru tugaragara ko dukwiye gushima izina ryawe, kandi tukabwira abantu bose ko uri Imana ikora, uri Imana yigaragaza, uri Imana iyerekana. Tubonye impamvu eshanu zikwiye gutuma dushima izina ryawe, kandi ko tudakwiriye gushima izina ryawe kuko hari ibyakoretse abantu bose babonye bamenye. Twamaze kumenya yuko n'uyu mwuka wonyine tufite dukwiye gushima izina ryawe. Hari inzira nyinshi abantu bagiye banyuramo, mwami, zibatera kwiganyira, kwibaza uko ejo hazamera, kandi ijambo ryawe ryatubwiye neza yuko tudakwiye kwiganyira, kubera yuko inyoni n'ibisiga, mwami, ujya ubigaburira, ujya wambika uburabyo bwo mu gasozi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, aho niho ishimwe rikwiye gushingira. Ibyo byose ubibeshaho, utabura kubeshaho umuntu wawe waremye mu ijuru kandi n'ijuru. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagusabye rero kugira ngo tubabarire intege nke zacu, tubabarire ubukene twagize, mwami, bwatumye tuba abana b'ingayi. Reka ibyo byose bikurweho guteshwa agaciro nawe, hanyuma Mana wongere kurema amashimwe mu mitima yacu. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Oh
wabanye nanjye mwami mu bihe byabigoye mu gihe cy'ubukunzi Mana umbere umubyeyi mu gihe bikomeye Mana umbere ibyiringiro ndakubona Mana we warabikoze turakubona korari nayote waradusezeranije umwe ku wundi Mana uramusezeranya abo wabwiye akazi warabikoze abo wabwiye urubyaro baraheze Mana we urakomeye hari n'abandi nabo bagitegereje icyo wabwiye uzagisoza